abana be bafite agahinda kwa muganga ntibabasuye barababujije ntibamurwaje ntibamushyinguye twamenyesheje ko yatwikiwe mu Bugesera na kampani y'Ubuhinde kandi ayo makuru nayo bari baratwimye tugeje ku rwego rw'ubugenzacyaha aribwo RIB barabitumenyesha umushahara yakoreraga ibihumbi 2,600 by'amadolari bemera kuzayaduha bambaza icyo nzakoresha bari bamufite amezi 3 kwezi kwa kabiri kwa gatatu no kwa kane yakoreyemo impanuka byose hamwe n'ibihumbi 7,800 nabagaragaje umushinga bambwira igihe bazayampera mu kwezi kwa 10 itariki 8 ntayo baduhaye nageze kuri office yabo iherereye muri Vision City bagaragariza ikibazo dufite bati tonde tuzagikemura tuzagoye amafaranga ushaka iyo cyabakoreshurira abana ntayo baduhaye kutubwira iby'urupfu rw'uyu mugabo ntabyo batumenyeshe nta foto ibyo yaratunze ntabyo baduhaye ngo bibere abantu urwibutso kandi bari barazitwemereye tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi bakarejya Omar Pano, twongeye kubasuhuza twifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo byose, twongeye no kwifuriza impera z'umwaka nziza. Ndizera ko twawubanyemo neza kandi tugihumeka umwuka w'abazima. Maze iminsi mu gace mu karere ka Nyanza aho twakurikiranaga ibijyanye n'urubanza rwa Biguma, tuvugana n'abaturage tugenda dutembera dusura aho bavuga ibikorwa bya hari za bariyeri hiciwe abatutsi, hanyuma nasuye n'uruganda rutwambika uruganda rwa Nyanza Investment Group. Twavuganye na Meya, tuvugana na Perezida wa Ibuka. Muri make iki cyumweru ni nkaho ari cyo umwanya wasigaye mu karere ka Nyanza dusuza abo kwa Bizimana no kwa Badidiye n'abandi. Uyu munsi rero hari ikiganiro nigeze gukora nasuye umudamu wabaga mu kazu i Nyamirambo, umudamu wabyaranye n'umushinwa abana babiri b'abahungu. Hanyuma njya kureba, nyuma umushinwa amaze gupfa umudamu aranyitabaza, mbanza kujya kureba uko abaho. Nababwiye ko nasanze muri salo ye harimo nta ntebe irimo, harimo akabati n'isafuriya imwe iteretse ku mbabura. Icyumba cye amakaye y'abana arambitse hanze. Mbabwira ko azaza kubyivugira ariko nabanje kujya kureba nakumba na salo, niho nababwiye ngo ni nkana eri y'ikirenge kuko agasaro ni nk'inkoni ya L
hanyuma icyumba ni ugukata agakorosi gatoya, ni inzu ntoya cyane. Ubu rero noneho uno munsi namuzanye basobanurire muri make iyo nzira nakwita y'umusaraba ari kunyuramo. Yambwiraga ko arya muri resitora, yambwiraga ko atarishyura inzu, yambwiraga ko ari gukurikirana ibijyanye n'ibyo imibereho y'abana yabyaranye n'uwo mushinwa wari umaze gupfa, uko yabanye na kampani, uko yabanye n'inzego, uko yabanye na nyir'inzu. Ibyo rero byose agiye kubyivugira. Madame, uratangira utwibwira. Yego, murakoze cyane kumpa umwanya no kumpa ijambo. Nitwa Pamela, mvuka mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, umudugudu wa Nyagacyamu, umurenge ni Nyagacyamu, akagari ka Muganza. Ariko kano kanya mbarizwa mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Mumena, umudugudu w'Irembo. Ntabwo bimeze neza, ni agahinda gakomeye cyane, birababaje. Ni ibiki byari biteye bite? Uyu munsi ubayeho ute nyuma y'uko uwo mwabyaranye yitabye Imana? Hera uno munsi waje uragenda usubira inyuma kugeza tugeze aho ibibazo byatangiriye. Yego, murakoze cyane. Nabyaranye n'umugabo w'umushinwa, tubyarana abana babiri. Yitwa Liu Guangyang, yakoreraga kampani yitwa CCC Construction Engineering Chinese. Aza gukora impanuka, yakoraga mu karere ka Butaro. Kaburera mu Butaro, mu karere ka Burera. Mu karere ka Burera, umurenge ni Butaro. Akora impanuka y'imodoka, ajyanwa mu bitaro bya Muhabura biri mu kigo cya gisirikare Kanombe. Muri iyo mpanuka akiyikora, kampani yakoreraga CCC Engineering Construction yaradufashaga, dufashwa n'abakozi bayo, harimo kuriya abakozi twa Lian Zingshen, ubufasha kwishyura inzu, kurya, abana kwiga. Nyuma yaho baza kubihagarika. Mbere yaho mubana abana barangana iki? 14, yavutse 2010. Muri umunani ufite imyaka 11, yavutse 2013. Hanyuma mbere y'uko umugabo apfa mwari mubanye muti? Mbere y'uko umugabo apfa twari tubanye neza. Neza ni gute? Ibiki ya? Mu mibereho ya buri munsi twarayibonaga. Iby'umwana agombwa abibona, iby'umudamu akeneye nk'umubyeyi abibona, narabihabwaga. Nta kibazo twari dufite. Kampani yakoreraga ntabwo yari nzi, abayobozi be ntabwo bari banzi, nari nzwi n'inshuti za hafi. Kuko kampani ya CCC Construction ifite icyicaro mu Bushinwa, mu Rwanda hari ishami ryayo. Kandi no muri Afurika ifite amashami agera muri 5 mu bihugu bitandukanye. Nyuma yaho nibwo bamenye, kubera impanuka yabaye no kugaragaza ko aribo barudutunze. Yego. Aho babimenyeye batwemera kuduha ubufasha. Amaze gukora impanuka waramurwaje, mwabanye mute? Akoze impanuka namurwajeho nk'ibyumweru 3. Impanuka yabaye mu kwezi? Impanuka yabaye mu kwezi kwa 4, tariki 23. Aho mbimenyeye njyayo, ariko yararwajwe n'abandi bashinwa, baza no kumpagarika kujyayo, baranyirukana. Bari bo bamurwaje, barambwira njye kwita ku bana, bazajya badufasha. Yego, byarabaye, bakishyura inzu, bakatugaburira, n'amadeni yari afite atarishyura abana ishuri bararyishyura. Ubuzima bukomeza nk'uko busanzwe. Umurwayi sinemererwa kumugeraho, hahandi n'umugore we yaje mu Rwanda barabiduhisha. Ari abana be bo mu Bushinwa baza mu Rwanda, kampani irabiduhisha, kandi bakomeza kuduha ubufasha. Umugabo aza gupfa, yapfuye mu kwezi kwa 6 tariki 11, tubimenya mu kwezi kwa 8. Abana be bafite agahinda kwa muganga, ntibabasuye, barababujije, ntibamurwaje, ntibamushyinguye. Twamenyesheje ko yatwikiwe mu Bugesera na kampani y'Ubuhinde, kandi ayo makuru nayo bari baratwimye. Tugejeje ku rwego rw'ubugenzacyaha aribwo RIB, barabitumenyesha. Umushahara yakoreraga ibihumbi 2,600 by'amadolari, bemera kuzayaduha, bambaza icyo nzayakoresha. Bari bamufite amezi 3. Kwezi kwa 2, kwa 3 no kwa 4 yakoreyemo impanuka. Byose hamwe n'ibihumbi 7,800. Nabagaragaje umushinga, bambwira igihe bazayampera. Mu kwezi kwa 10 tariki 8 ntayo baduhaye. Asiransi yagombaga kwishyura kampani kuko ariyo yamukurikiranaga nk'umukozi wayo yavuzaga.
amafaranga ya siranse yari kuzatangwa tukayagabana nk'umuryango kuko umugore we yari yarabimenye yaraze no mu Rwanda. Ntayo baduhaye, bayahaye umugore we, batumenyesha ko siranse yishyuye miliyoni 20. Nta kintu twigeze tumenya, nta ruhare rwe twabigizeho. Kano kanya turababaye, turasaba kurenganurwa. Nukuvuga ngo abana baheruka se ryari? Baheruka kubona se mu kwezi kwa mbere itariki 15 agiye kujya mu kiruhuko mu Bushinwa. Z'uyu mwaka 2024. Hanyuma amaze gupfa kampani yababaniye ite? Ngero duhe detail nyuma y'urupfu rw'umugabo wawe uwo mwabyaranye wowe na kampani mwari mubanye. Yego murakoze. Kampani twari tubanye neza mu gace. Neza mu gace bishatse kuvuga ko baduhaga ubufasha bwo twereka ko turi kumwe nabo. Bujyanye no kurya, boherezaga ibyo kurya bakadusura. Bujyanye no kuduha kuvugana nabo, kumenya amakuru y'umurwayi, ariko bigezeho barabiduhisha batwima andi makuru. Bayatwimye guhera mu kwezi kwa 5 umugore mukuru yaraje ubiyo bisezerano. Ariko mu kuza ntabyo batumenyesheje kuko bari baranyirukanye kwa muganga ngo ninjye kwita ku bana. Hagati aho ngaho n'ibitaro byari byaramenye ko afite abana, ariko urumva nk'umukozi wa kampani nta ruhare ibitaro byari bifitemo mu zindi nshingano. Kandi kampani nayo ya CCC Contraction abayobozi bayo bari mu Bushinwa, ni nayo icyicaro gikuru kiri. Twagerwagaho n'umukozi uyihagarariye ariwe Lian Zen n'umubyeyi Sandrine uhagarariye abakozi b'Abanyarwanda, uhagarariye abakozi b'Abashinwa n'uhagarariye abakozi b'Abanyarwanda. Ku buryo na nyuma y'ibyo bibazo byose by'abapfiriye n'ubuzima turi kunyuramo, nageze kuri ofisi yabo iherereye muri Vision City bagaragariza ikibazo dufite. Bati tonde tuzagikemura, tuzaguha ayo mafaranga ushaka iyo cyabakoresherera abana. Ntayo baduhaye. Kutubwira iby'urupfu rw'uyu mugabo ntabyo batumenyeshe, nta foto ibyo yaratunze ntabyo baduhaye ngo bibere abana urwibutso, kandi bari barazitwemereye. Abana bafite agahinda kuko batashyinguye se. Abana bafite agahinda k'inzara bafite. Uyu munsi mubayeho mute? Naragusuye iwawe, ongera tugarure kuri uno munsi mubayeho mute? Kuri uyu munsi kano kanya tubayeho nabi. Ntabyo kurya tubona ari saa sita cyangwa nijoro. Yewe na nyirinzu unageze iwawe nkahasanga imbabura imwe n'isafuriya imwe mwaryaga. Impamvu wabihasanze ibintu by'agaciro nayo mfite narabigurishije. Ubufasha iyi kampani yahagaritse kubudohereza mu kwezi kwa 8. Imbwira gutegereza bakaduha amafaranga, ibuhagarika imaze kwishyura amadeni nari mfite. Liu Guangyang yapfuye mfite angana na 1,920,000 harimo wenda nayo kurya. Ihagarika ubufasha yishyuriye abana Minerval 1,020,000, pardon 1,080,000. Izo bordero zirahari zishyuwe na kampani ya CCC Contraction nk'ubufasha babaye bwa nyuma. Badusezeranya kuduha ayo mafaranga ntayo baduhaye. Kano kanya ubuzima bubi turimo ari inzara cyangwa se ibikoresho byose by'ingenzi nari mfite by'agaciro narabigurishije. Iriya nzu nagusanzemo niyo banagamo n'umushinwa se? Ntago ariyo nabanagamo, nayigiyemo ari uko ubuzima bubaye bubi. Urumva kampani ntiyari ikitwishyurira, yarabihagarikije. N'ubushobozi ari amafaranga nari mfite kuri Equity Bank yaramaze gushira. N'iby'agaciro nari mfite kubigurisha byose byarashize, nta kindi kintu cyo gukora, njya mu nzu idahenze. Kano kanya nayo nta bushobozi bwo kuyishyura mfite. Nagaragarize inzego z'ubuyobozi bw'ibanze ikibazo dufite, bagenda banyuhereza ahandi kugeza n'isaha nta kirakemuka. Umugabo wawe mwarabanaga mu nzu umunsi ku wundi cyangwa byari bigenze bite? Umugabo twabyaranye twabanye umunsi ku munsi igihe kingana n'imyaka 3. Twamenyanye muri 2007 kugeza muri 2010 twarabanye, dutandukana duhagarika kubana kugeza muri 2010 kubera impamvu z'akazi ke. Babategeka kubana hamwe nka kampani n'abandi bakozi. Ariko yaransuraga 3 mu kwezi, 4 mu kwezi, kandi n'izindi nshingano nk'umugabo azikora nta kibazo cyari gihari. Nuko ngo we n'abana bari baziranye cyane, abizi barabe nabo bazi ko ari wese. Kano kanya yaba ari inshuti, yaba ari abaturanyi, yaba ari abayobozi baratuzi nabo barabizi. Kandi ni cyane babaje bumvise ko umuntu yapfuye ntibamenye irengero, ntibamushyinguye cyangwa se bavuye ati turamuherekeje nk'umuturage twari tuzi washimye u Rwanda kuko afite n'irangamuntu y'u Rwanda yahawe. Bivuze ngo amaze gupfa, mbere y'uko apfa ninde wishyuraga inzu wabagamo? Mbere y'uko apfa yishyurwaga na kampani ya CCC. Ariko ahapfiriye ibyo bakoraga byose barabihagarika. Yego.
akiriho ataranarwara atarakora impanuka ubwishyu bw'inzu bwagendaga bute? wabaga mu nzu yangahe ikishyurwa nande? akiriho nabaga mu nzu 150 niwe wayishyuraga. abana bigaga mu ishuri ry'150 yishyuraga niwe wishyuraga nyir'inzu? niwe wishyuraga nyir'inzu. iyo yabaga ari Kigali, yavuye mu mujyi wa Kigali ajya mu ntara, yubakishaga biriya bitaro by'akarere ka Nyarugenge, nibyo bya nyuma yubakishe mu mujyi wa Kigali, yubakishije inzu nyinshi. yazanaga amafaranga akishyura nyir'inzu cyangwa akamuha kuri telefone cyangwa akayama nkayamwishyura. agiye mu karere ka Burera yamwishyuraga kuri telefone cyangwa yaba yageze i Kigali akamwishyura. akiriho nta kibazo cy'imibereho twari dufite, ariko akoreye impanuka ibintu biba bibi kubera ko nta mutungo yari afite mu Rwanda, nta na konti yari afite mu Rwanda, ariko yakaga amafaranga kampani akadufasha, nta kibazo twari dufite na kimwe. kuko nyuma yaho ibyo bibazo by'impanuka bibereye nabigaragarije kampani, bakora iperereza basanga ibyo mvuga nibyo, ko yari ari muri bomboni ntabwo yavugaga. hanyuma kuri uno munsi rero urifuza iki? kuri uno munsi ikintu nifuza, banza ibibazo bikurikiranye hanyuma wivuge n'ibyo wifuza, tumaze kureba nabo wifuza kubigezaho. kuri uno munsi ikintu nifuza, ndifuza ko aba bana ba nyakwigendera Liu Guangyang babayeho mu buzima bubi. mu buzima bubi batari kubona ibyo kurya, bari gusohorwa mu nzu, ko bahabwa uburenganzira ku mutungo se yari afite, kandi bakaba bahawe n'ubufasha bw'ibanze. Bw'ibanze ni iki? Bw'ibanze amashuri arishyuye, ikidahari inzu ntiyishyuye, bari kwidusohoramo, nta n'ibyo kurya abana bari kubona. kandi kano kanya nanjye nta bushobozi mfite, ubwo nari mfite bwose narabumaze, narirwanyeho byarahagaze. bari kurya bate? bitubwire. ntabwo bari kurya, ubu bari gufashwa n'inshuti, kandi inshuti nazo zimaze kuturambirwa. abankopaga barandambiye kubera amadeni yabaye menshi. icyo nifuza nanasaba ni aba bana kuba bahabwa uburenganzira nk'abana, no kubona ubufasha, no kugira uruhare ku mutungo wa se, kandi no kuba bahabwa ikijyanye n'umushahara se yahembwaga ukabafasha. cyangwa se na nyakubahwa perezida wa repubulika akaba yadufasha, ndetse na ambasaderi w'Ubushinwa, kubera ko kano kanya umutungo yari afite ari asiransi yahawe umugore we, kampani yarayifashe yihereza umugore. abari kutumenyekanisha nk'abakozi batuzi bahagarariye kampani ntabyo bakoze, byabaye mu bwiru barabiceceka. nyiri kampani Sesis Contraction ari mu Bushinwa, azi uwo mugore we n'abana bakuru, twebwe ntabwo batuza bakatumenyekanisha. kampani yari izi ko ufite abana b'uwo mugabo? nyiri kampani ntabyo azi, abakozi bayihagarariye nibo batuzi, bari kutumenyekanisha. ibyo bansabye narabiberetse, ntabyo batanze. kano kanya abatuzi baratuzi, babigize ibanga. nabigaragarije ubuyobozi. iyo wajyaga kubyara umugabo yabaga hari? byagendaga bite? yabaga hari, kuko abana banditse mu gitabo cy'irangamimerere, mu mafishi yo kwa muganga, ndetse no mu bitaro. umubyeyi iyo yabyaye yandikwaho amazina y'umugabo n'umugore n'umwana wavutse. bamwe ko abana biga mu wa gatandatu bagiye gutangira segonderi, primaire yose irishyuye? primaire irishyuye, bayishyuye 1,180,000. yego. hanyuma nibagiye ya segonderi hatanga ubutumwa? primaire yose irishyuye? primaire irishyuye, ariko nyuma ya primaire kwiga ntabwo bizaba bigikunze. murumva ni ikibazo gikomeye, bakeneye kwiga, bakeneye aho kuba. wigeze usaba ubufasha mu nzego z'ibanze? murakoze, naciye mu bufasha, narabusabye, nca mu mudugudu, ngera ku kagari, ngera ku murenge, ntacyo babashije kumfasha. banyohereje nabo kujya ku karere ka Nyarugenge, mbagaragariza ikibazo mfite, ngera kuri affaires sociales, ndakimwereka, ntiyagikemura. ngera ku ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ntiyagikemura. ngera kwa vice mayor w'akarere, nawe ntiyagikemura. ngaruka ku murenge, affaires sociales w'umurenge ku itariki 18 ambwira ko nta bufasha buhari, niba nahabwa ubufasha bampa akazi muri VUP, kandi ndi kubagaragariza ko abana bashonje, turi gusohorwa mu nzu, nkabereka na kampani papa wabo yakoreraga, nkabereka n'amafaranga yo kudufasha bagombaga kuduha igihe ko cyarenze. bati nta bufasha dufite twaguha. nateye n'intambwe icyo kibazo nkigeza kuri perezidansi, nandikira abayobozi babiri, bambwira ko badufasha, aho banyohereje ntacyo badufashije. kano kanya rero nkaba nisabira guhabwa ubufasha
na nyakubahwa perezida wa repubulika nawe akamenya ikibazo dufite, ndetse agakorana na ambasaderi akagaragarizwa nawe ibibazo by'iyo kampani ikorera mu gihugu cy'Ubushinwa, igakorera no mu Rwanda no muri Afurika mu bihugu bigera muri 5, ari Tanzania, ari Nigeria, ari Gabi, ari no muri Mali na Kenya. Ariko hano mu Rwanda bahafite naho ishami mu ntara zitandukanye, bakaba bafite icyicaro muri Vision City. Abatuzi, abakozi bayo n'abahagarariye Abashinwa muri rusange baratuzi n'iki kibazo barakizi. Yewe n'ubugenzacyaha bwa RIB ya headquarter burakizi, nakigeje ku mugenzacyaha aracyakira, ariko nawe aracyafite icyo ari kukigenzuraho, nta mwanzuro araduha wo kugikemura. Kuba birukanye mu nzu mubayeho mute, waraye hehe, mwarariye iki? Tubwire hanyuma tugane ku musozo twe mu bintu. Murakoze. Iri joro ntago twaraye muri iyo nzu turi gusorwamo, kuko piriave bayiduhaye ku tariki 17 yararangiye. Abana banje baraye ku mwana bigana, inaho urumva bariye. Nanjye naraye ku mudamu w'inshuti yanjye, kuko urumva ntago twari kurara mu rugo rw'umuntu twese, kandi nabyo birarangira uyu munsi. Aka kanya tukaba turi gusaba ubufasha bwihuse, nimba twahura na perezida tukamugaragariza ikibazo cyacu, kuko kuvuga ngo ndajya kuri Prezidansi kukigaragaza batuwe bakizi ntacyo byadufasha. Turasaba ko twahita tujyayo, nje n'abana banje babiri, tukamugaragariza nawe akabasha kuba yadufasha mu bufasha bwihuse, kandi n'iki kibazo cy'iyi kampani akakimenya, hagira ibyo mwereka cyangwa n'inzego nakigaragarize bakaba bakimugaragariza, ndetse n'ubahagarariye ku butaka bw'u Rwanda nawe akakimenya, n'abaturage ahagarariye kuba dufitanye nabo ikibazo nawe akakimenya, bagafatanya kuba twagikemurirwa. Murakoze. Bakunzi bakarejya mu mari pano, amakaro meza ni ku Ikaro Plaza hari i Remera, imbere ya gare uciye munsi ya station, bakagura ibikoresho byose byo kurangiza inzu. Muhamagare kuri 0783 nk'uko misanzwe iteka. Aha tubabwira ko hano ntabwo duhimba amakuru, dushobora guhabwa atariyo, tukagira ikosa ryo kuyatangaza atariyo, ariko sitwe tuba twayakoze. N'uyu mubyeyi rero abamwumva dufatikanye tugerageze kumva. Gusa abahungu babiri b'abasore, nubwo abana batemerewe kujya kuri kamera, ndabazi narababonye bageze mu wa 6, bariga neza, barishyuriye, bari ku gutaha mu wa 6 w'amashuri abanza, ubutaha bagomba kujya segonderi. Ni abana b'Abanyarwanda, ni abana b'Ubushinwa, nta wapfa kubihakana. Niba papa wabo ari Umushinwa, nyina akaba Umunyarwanda, ni abana bakeneye kubaho kandi bakazateza ibyo bihugu byombi imbere, kandi nizera ko ari n'ibihugu bibanye neza. Nibaza ko iki kibazo kitananirana abantu bashyize hamwe. Turareba abo bana bagiye kurangiza, bishyuriye primaire gusa, ariko bagomba no kujya segonderi, kandi noneho ni minervari gusa, ikayi ntayo, kujya wapi, n'ibindi bikenewe. Kuba kampani yarabashije kwishyura minervari ni ikimenyetso cy'uko yemera ko abana ari abayo, ari ab'umukozi wabo. Yakabaye rero n'ibirenze kuri minervari ibibafasha kugira ngo abana bakomeze batere imbere, bazabe bagirira akamaro ibihugu bibiri. Kuba ntabwo ari igihombo kuba Umushinwa yarabyaranye n'Umunyarwandakazi, abana bakaba bamaze gukura. Ni ngombwa ko nibura mu mibanire y'ibihugu, mu mibanire y'abantu, abo bana bataba imfubyi za buheriheri, kandi baragize umubyeyi ukomeye, nubwo mama wabo nawe agihari kandi arimo yirukanka muri ibyo bibazo. Reka nibaza ko tugomba kugira abana b'abahungu babiri barimo barangiza primaire, bari mu wa 6 w'amashuri abanza, tukamenya ngo ese mu mashuri yisumbuye bizagenda bite? Ese nubwo bishyuriye minervari igihe batariye baziga bate? Umwana yabo uraye ntashobora kujya ku ishuri ngo bigende neza. Ubwo buzima barimo, reka dufatikanye turebe uburyo babuvamo, kuko n'abana b'igihugu, n'abana b'igihugu cy'u Rwanda, n'abana b'igihugu cy'Ubushinwa. Tugomba gufatikanya tukareba aho inzira zose izifunze tukazifungura. Abashaka kwiga imodoka n'amategeko y'umuhanda, mushake mwarimu Clement, muhamagare kuri 0782 48 37 22. Ubutumwa bwa nyuma Pamela. Murakoze cyane. Ubutumwa bwa nyuma ntanga nuko twafashwa, yaba ababizi, kandi nanashimira nyakubahwa watugiriye neza, watugiriye inama nubwo bitakunze, nyakubahwa Ministre Uwizeye Judith. Icyo
ikibazo arakizi yabwiye ndamushimiye. biki? Yambwiye kugana visi meya w'akarere ka Nyarugenge nubwo atanyakiriye ngo yakire ikibazo agikemure, ariko nateye intambwe nkongera gushimira kandi yanafatanya nawe nyakubahwa James Niyirora Gatsari, ni umuyobozi muri perezidansi, ikibazo cyacu arakizi. Wigeze wegera urwego rw'umuvunyi? Urwego rw'umuvunyi ntabwo narukigejejeho iki kibazo. Hari ikindi kibazo rwari rwarigeze kunkemurira ariko cy'ubuhuza nacyo nticyakunda, kijyanye na famiye yanjye, kuko njye nta babyeyi mfite bapfuye muri jenoside. Iyo buyiretse ndimo ndareba ku kijyanye n'aba bana b'Ubushinwa. Yego, urwego rw'umuvunyi ntabwo narwegereye. Negerageje kwegera. Wigeze ureba Transparency? Transparency nayigejejeho ikibazo mfite, nayinyohereza mu nzego z'ibanze. Wabonanye nande muri Transparency? Nakiriwe n'umuntu wo kuri reception. Arambwira ati iki kibazo cyawe banza ugane ofisi yabo Bashinwa ba company, mu kiganiyeho nikibananira tukijyemo. Ndetse ntera n'intambwe njya muri ambasade y'Ubushinwa. Muri ambasade barambwira ati iyo ufite ibibazo nk'ibyo wegera ubuyobozi bw'u Rwanda, kereka yari Umushinwa ku Mushinwa nibwo tubafasha. Ubuyobozi iyo bubananiye buratwandikira. Nibwo nagiye mu nzego z'ibanze, ngera ku karere, ngera ku murenge, babona biranze, njya muri perezidansi nangikira abo bayobozi babiri, Uwizeye Judith na James Niyirora Gatsari, ndetse ngera no ku rwego rukuru rwa RIB mbagaragariza ikibazo dufite, ntanga n'ikirego kuko umugabo niba yarapfuye abana ntibamushyingure, ntitugaragarizwe impamvu babiduhishe. Ibyo byose mbitanga nk'ikirego na RIB ifite ikirego iri gukurikirana, ariko n'ikibazo cy'ubufasha no kubona uburenganzira, yewe n'icyo cya siransi yishyuye kampani ntigire icyo yituruha, nacyo ni ikindi kibazo dusaba ko byakurikiranwa, aba bana bakabona uburenganzira, bakabona ubutabera, yewe bakaba babasha no kwishyira bakizana nk'abaturage b'u Rwanda. Bari bafite inzozi zo kuzajya mu Bushinwa kuko uyu mugabo kuba yarapfuye atadusigiye aho kuba cyangwa se nta kindi kintu gifatika, yari kurangiza akazi tukaba twajyana mu Bushinwa. Byari inzozi, byari isezerano, nubwo Imana itegura ibyayo. Bakabonana n'abavandimwe babo, baraziranye, bari bahura n'abavandimwe. Abavandimwe babo ni babiri b'abakobwa, baziranye ku mafoto, kuri telefone online, yewe baje no mu Rwanda barabiduhishe. Sinzi impamvu yabijemo, twabimenye nyuma kandi mu Bushinwa hafite abakobwa, mu Rwanda akahagira abahungu babiri. Yego, ubwo nabo impamvu wenda babiduhishe twabigaragarije urwego rw'ubugenzacyaha, bazadusobanura nibiba ngombwa, ariko kano kanya ubutumwa bwa nyuma nuko twafashwa, inzego zamenye ikibazo cyacu nizifatanye, yewe na perezida wigererayo abashe kubikurikirana, abigeze kuri ambasade. Ambasaderi nawe atera intambwe, urumva umuyobozi wa kampani kuba atari mu gihugu, ari mu gihugu cy'Ubushinwa, nk'abanyarwanda twebwe kwigerayo byaturushya, byatugora. Yadutangira nawe iyi message bagafatanya, aba bana bakarenganurwa, yewe nanjye nkavuga nti ntejeje igihugu cyacu imbere, ndagikoreye nubwo nakibyariye, nkagira n'icyo nakora nanjye ntuje ntekanye, agahinda dufite n'amarira bikabasha kuba byakemuka. Murakoze cyane. Urakoze cyane Uwase Pamela. Bakunzi bakaregera Umari Pano, naha dusoreje iki kiganiro, nari narabibabwiye muri make, none nyirubwite arabyivugiye. Ikijyanye n'amasomo muri iki kiganiro, amasomo aturuka kuri iki kiganiro nayo tuzayareba twitonze, ntabwo twayatanga uyu mwanya. Tubanze turebe inzira iki kibazo cyaganamo kikabonerwa igisubizo, ariko ubwo nyuma yaho tuzareba, nawe azagenda atubwira uko bigenda bikemuka, noneho tujye ku ntambwe ikurikiyeho. Mwakoze cyane rero, turabakunda kandi muzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025.